Ndabasuhuje mwese kuri Flo Kitchen and Creative mugira amahoro mumeze neza. Twongeye twagarutse muri ya gahunda yacu none mu gikoni aho turebera hamwe ibiribwa bitandukanye bifite umumaro kenshi na kenshi bitanahenze twita ibiciriritse ariko mu by'ukuri byarademanywe akamaro gahambaye mu kubaka ubuzima buzira umuze bwa muntu. Turabiganira rero abatabizi bakabimenya ndetse bakajya banabifata, noneho n'ababifataga nabo bagasobanukirwa uburyo bwiza cyane bwo kubifata kugira ngo burusheho kubafasha uko byagenwe. Uyu munsi rero turaganira ku kiribwa cyitwa tungurusumu. Tungurusumu cyangwa se ayi ni ikiribwa cyiza cyane gifite umumaro uhambaye cyane, nanavuga ko kiri mu biribwa bya mbere by'imbere mu gufasha ubuzima bwacu, mu kubungabunga no kubusigasira kugira ngo buzire indwara, kugira ngo buzire umuze. Reka rero tukiganire, ariko mbere yaho reka tubanze tusome akagasiro gakeza cyane kazajya katwinjiza mu ntego zacu muri iyi gahunda dufite, kakatwumvisha neza icyo tugamije kuri aya mavideo, kuri izi nyigisho, kugira ngo tujye tubasha kuyinjiramo tuzi neza ibyo turimo. Mbere ya buri video nzajya ngasoma buri gihe kugira ngo tubashe gusobanukirwa, ni nk'ari akarizime kabumbiye hamwe ibyo navuga byose mu cyo tuba tugamije mu gukora video cyangwa se mu kuyibagezaho. Atubwira ngo si on rentre dans l'utilisation des produits naturels de santé, on est forcément obligé d'augmenter son pouvoir vital, sa force médicatrice naturelle, et on est obligé d'être en bonne santé. Nako ngako muri make no kuvuga ngo niba wiyemeje gahunda yo kwiga neza ugasobanukirwa ibyiza biba mu biribwa, dore ko hejuru ya 90% indwara abantu barwara ziterwa n'imirire mibi, nanone hejuru ya 90% kugira ubuzima bwiza biterwa no kurya neza, ubuzima buzira indwara. Icyiza ahubwo cyangwa se cy'ingenzi ni ukumenya ngo kurya neza ni gute, kurya nabi ni gute, kuko akenshi turabyitirana. Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo njye mbasobanurira, nkubwire ngo niba uriye iki jya umenya kuriye neza, niba uriye iki ngiki kandi umenya kuriye nabi wangije ubuzima. Ese niba wagifashe uburyo bwo kugira ngo ubwo burozi bakize mu mubiri busohoke, ni gute nanone wabikora wifashishije ibi biribwa tuganiraho, izi arikama zitandukanye, kugira ngo amagara yacu arusheho kumera neza, ubuzima bwacu burusheho kubungabungwa. Nicyo tugamije rero. Twagereka dukomeze tudatinze, video itaza kuba ndende, tuganire kuri tungurusumu. Baratubwira ngo aye etembona arikama. Arikama ni iki? Arikama ni ibyo biribwa byose byifitemo ubushobozi bwo kuba byakingira indwara, tukabirya tukamera neza, tugahaga ntidusonze, ariko noneho tukaba dushobora, bikaba bishobora no kudukingira cyangwa se kutuvura indwara nyinshi zitandukanye. Izo nyine zishobora kuzaza umuntu ku kigero cya 90 cyangwa hejuru ya 90%. Aye rero ngiri muri ibyo biribwa kandi iri mu by'imbere cyane. L'ail a des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-hypertenseurs, mais également des effets favorables sur le glucose et le cholestérol sanguin. Aye cyangwa tungurusumu yifitemo na antibiotique, ni anti-inflammatoire, ni antioxydant, kwa gusohora imyanza mu mubiri duhora tuvuga, irabikora cyane ku rwego rwo hejuru. Ni anti-hypertenseur, no kuvuga ivura hypertension, kandi kagira n'umumaro cyane mu kugabanya isukari, ubwo ni kuba diabétique bavura, no kugabanya ibinure bibi mu maraso. Voilà pourquoi l'ail a la réputation de nous protéger contre les rhumes, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Kubera izo propriété tubonye hejuru ifitemo nyinshi cyane kandi nziza, ni nayo mpamvu ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zose zishamikiye ku mutima, kuvura indwara z'ubuhumekero, amasenezite, amarime, amabronchite, indwara zose zo guhumeka, noneho ikavura nyine nizo zishamikiye ku mutima zose uko zakabaye. Noneho baratubwira ngo aye ishobora kujya ku biryo byose waba ugiye gufata, mu masalade, mu masose, mu mboga, mu mvange, ibyo wafata byose aye ushobora kuyifata ukayishyiramo.
ahubwo reka turebe ngo uyishyiramo gute. Batugira inama, ntabwo ari byiza kuyitekana. Ushobora kuyitekana kugira ngo bihumure biryohe kwa kundi tubikora, ariko niba wiyemeje gufata aye nk'umuti kugira ngo ibe yifitemo izo propriete zose, wifuza ko yakubera antioxidant uko tubibonye, n'ibindi byose na biriya birwara byose bishamikiye ku mutima ikabivura, yifate ari mbisi. Yiteka mu buryo bihumura biryohe simbyanze, ariko noneho uze no kuyifata ari mbisi. Ari mbisi rero gute? Yifate uyisye cyangwa uyirape gusa imwe cyangwa ebyiri, unyanyagize ku buryo ugiye kurya, cyangwa se unage mu isosi ugiye kunywa, ugiye kuyihuta, cyangwa se mu isombe, cyangwa se mu mboga, cyangwa se muri salade. Nyanyagiza ari mbisi, hanyuma ubifatane, na kimwe bitwaye. Ndetse na ya mpumuro mbi abantu banga iyo wayiriye gutyo mu biryo ntago biba bikabije, ntacyo biba bitwaye ugereranyije n'icyiza iri bugufashe mu mubiri. Noneho baravuga ngo ushaka inkaryama nkazo nyine, ntago waba ufite ikibazo cy'umutima, cya hypertension, kindi gikaze cya kanseri ngo ujye mu kuvuga ngo ayihumura nabi, uretse ko turaza kureba n'uburyo wayifatamo kugira ngo ya mpumuro igabanuke cyangwa se inashire. Kurikira wowe. Les études scientifiques ont montré que l'ail règle le cholestérol et lutte contre les cellules cancéreuses. Aye byagaragajwe kandi byemejwe n'ubushakashatsi ko iringaniza ibinure mu maraso, ibibi bigasohoka, kandi ikanica amaserire yamaze gufatwa na kanseri. Mu bundi buryo ikavura kanseri. L'ail fait baisser la tension artérielle. Aye ivura hypertension. Aye est antiparasitaire et antimicrobienne. Ni ukuvuga ngo il est contre les parasites. Si vous avez des vers intestinaux ou des parasites dans l'organisme, fata ikirahuri litiro imwe y'amazi. Ni ukuvuga ngo aye ivura izo mikorobe mu mubiri n'amaparasite. Umubiri wigiramo mikorobe z'uburyo bubiri. Hari ziba zifite umumaro, izo ntacyo zitwaye, ariko za zindi ziba zaje kutwangiza arizo bita parasite, aye irazirwanya cyane cyane. Fata ikirahuri kimwe cy'amazi, urape guse daye, uyishyiremo, hanyuma uvange, nyuma y'iminota 15 ugotomere, ubikore nka 3 ku munsi, uraba ubikemuye burundu. Noneho icyo gihe ifashe aye gutyo ari mbisi mu biryo cyangwa se mu mazi, ikuzanira reseri minero zose yifitemo n'amavitamine atandukanye cyane, nibyo bita les aligos, ibyo yifitemo byose bitunga umubiri ikabiguha. Yifitemo nanone uwire essentiel yitwa arsine. Icyo gihe iyo ufashe aye, iyo arsine urayifata, noneho ikimaze ni ukudesinfecta le tube digestif, ni ukuvuga ni ukuyitunganya, inzira y'igogorwa yose igakora neza nta kibazo, ikagenda aye igatunganya amaraso, ikayakuramo iyo sukari n'ibindi myanda yose. Aye ikagenda igatunganya organisme yose, niko babivuga, umuntu akabasha kumera neza. Aye baratubwira ngo ibasha kuhajenisa votre organisme, ni ukuvuga ngo urongera ukaba mushya, ikakugira mushyashya ku buryo uvuga imyaka yawe umuntu akavuga ati subwe imyaka urayifite, bitewe n'iki? Nta rindi banga no kurya tungurusumu. L'ail est un antioxydant très puissant. Aye isohora imyanda ku rwego rwo hejuru, ushobora no kuba iri mu za mbere arikamaze isohora imyanda mu mubiri. Igihe wariye nabi, nk'igihe wariye ibiryo bitekesha amavuta, bya bindi dutekesha amavuta kugeza bihiye bizira amazi, biriya biraturyohera mu kanwa, ariko sinzareka kubibabwira, ni uburozi ku mubiri wacu. Iyo bigeze mu mubiri bisya bitanzitse, bikangiza, bigakereya biriya bita maladie colibre, bikarangira iyo byimenyereje biguteye kanseri. Rero iyo wariye ibyo biryo byibuze ko kenshi umubiri udukurura kubirya, biraryoha mu kanwa. None iyo wishe rero uburyo bwiza bwo kurya, tuganira ukacika ukabirya, jya ufata ibyo biryo byibuze ubunyanyagizeho aye ubirishanye, cyangwa se nyuma uhita uyifata, kuko irafasha kuba gusohora imyanda, ni antioxidant, ifasha na digestion kwihuta, ku buryo hinjira iby'ingenzi mu mubiri, ibindi bigasohoka bitagutinzemo ngo umubiri ubikonsome bitari ngombwa, cyangwa ngo bijye kwistoka bitangire gukora bya binure bibi. Oya, burya kwihuta kwa digestion ni ikintu cyiza cyane. Ifashe ikintu kiri bwihutisha igogorwa, bigira akamaro kuko nta stockage ibintu bidakenewe mu mubiri bikorwa. Igihe rero wabifashe
ibyo biryo bitari byiza byibuze batugira inama yo kunyanyagizaho tungurusumu kugira ngo ya myanda ibashe gusohoka ititsindagiye mu mubiri ngo bigutere uburwayi butari ngombwa. Manger l'ail aide à prévenir beaucoup de maladies, l'asthme, la constipation, toutes les maladies cardiovasculaires, la tension, le foie, et ça permet de freiner tout le vieillissement cellulaire prématuré. Ni ukuvuga ngo kurya ayi regiriyeroma bikuraho indwara nyinshi cyane, harimo indwara z'umutima, harimo za asthma, harimo constipation, harimo tansiyo, umuvuduko, no kunetwaya, gutunganya cyangwa se gusukura umwijima wacu. Iyo urya ayi ngo bifrena gusaza imburagihe. Byari nakubwiraga ngo umuntu ashobora kubaza imyaka, wamubwira akavuga ati imyaka ntayo ufite, bitewe nuko ufite uruhu rwiza, uyaga, umeze neza, amaserire yawe nta y'imyanda yapfuye cyangwa yatangiye kurwara arimo, usa neza cyane. Ibanga nta rindi ari ukurya tungurusumu. Ifu manjera ekirike kwite, ni ngombwa kurya aye twabivuze mbisi aho kurya ihiye, kuko ihiye ni ukuryoha gusa mu kanwa ariko ntacyo ibikumariye, za propriete zose uba wamaze kuzangiza. Iyo wayitetse byose nyine biragenda, ugasigarana impumuro n'uburyohe gusa. Ni byiza rero kuko niba ushaka kuyifata avec toutes ces propriétés kugira ngo ugire akamaro, urayifata ari mbisi. Kandi batugira inama yo kurya aye romate aje mu gitondo nta kintu urafata. Ni byiza kuko ngo iyo nta kintu urafata n'izo mikorobe zikurimo ziba ziri febre, nta kintu uba wakazigaburiye, bya biryo nyine by'uburozi ku mubiri aba ari kugabura za mikorobe. Iyo rero utazigaburira aje ugashyiramo aye, ubasha kuzica intege byihuse ukazangiza nyine aho kugira ngo abe ari we zangiza. Niyo mpamvu tugira inama yo kuyifata aje uramutse ubishoboye mu gitondo ikibyuka. Ubundi buryo wayifata noneho, uretse kuyinyangiza ku biryo gutyo wayirapye twari twavuze, ushobora kuyifata kugira ngo wivure izo ndwara zose twavuze, asthma, hypertension, indwara zishamikiye ku mutima, gutunganya umuvuduko w'amaraso, gutunganya umwijima, gutunganya type digestif, inzira y'igogorwa. Ushobora gushyira ku biryo gutyo uko nari mbivuze, cyangwa se ugafata de gousse d'ail mu icupa ry'amazi. Mu byumve neza, fata gousse d'ail ebyiri, turiya tuguse nyine tubiri turahagije, uturape udushyire mu icupa ry'amazi. Nurangiza utereke uvange, hashire nk'iminota 15, hanyuma ujye ufata ikirahuri ukinywe buri masaha 3 cyangwa 4. Ubikore buri munsi, indwara yose izagenda. Bikore uzambwira. Ntago hano tuba twaje kuvuga ibikabyo, tuba dufite ubuhamya bwinshi. Cyangwa se ufate guse 3 muri litiro, icupa murabizi ko riri munsi ya litiro. Rya cupa risanzwe na litiro aba ari nini. Niba ari litiro koresha guse 3 zumye neza, nizo zikora. Niba ari icupa koresha 2, uzirape ushyiremo après 15 minutes, unywa amazi ikirahuri buri masaha 3 cyangwa 4. Ubundi buryo wafatamo guse d'ail kuri abantu noneho banga bayikunda bakumva bayirya ariko bakanga umunuko wayo bikabajena, fata aye zazinde 2 uzirape neza zibe ziseye neza. Ufate elayo ibiyiko 3 uzishyire mu zikoroge. Nurangiza nyuma y'iminota 5 cyangwa 10 maze kwivanga, ufate ikiyiko kimiri. Nyuma andi masaha nka 3 ufate ikiyiko kimiri. Badukonsera ku munsi kutarenza guse d'ail 2 zirahagije, cyangwa se waba ukabije 3 au maximum. Tout excès est mauvais. Nufata aye nyinshi zizakubabura mu kanwa, zitera irritation dans la bouche, dans l'œsophage et dans l'estomac. No kuvuga ngo ushobora gushya mu kanwa kuryo no kumira amazi bikunanira, nyine uba wateye ibisebe kuko iratwika. Iyo yihekenye cyangwa ukayirya ari nyinshi biragutwika. Niyo mpamvu atubwira kuyinywa mu mazi, kuyishyira ku biryo mu mavuta, ariko uyifashe gutyo ukayihekenya mu kanwa byakwangiza, ndakubwiza ukuri, kuko mu kanwa haba horoshye. Nakabije za guse 3 ukazirenza, nabwo ushaka kugira icyo kibazo cya irritation. Rero tujye tubikurikiza uko babitubwiye. Nanone umwana ntabwo ushobora kumuha tungurusumu. Tungurusumu irakaze, ifitemo ubushobozi buhambaye umwana atashaka gusiporuta.
niba ushaka kuvuza umwana tungurusumu kuri biriya bintu abana bakunda kurwara byo gufungana, amabronchite, indwara zose z'ubuhumekero, yifate nanone uyirape, igihe ya mpumuro yayo ikarishye, ushyire umwana ku mazuru ayihumeke yinjiremo, nyuma y'iminota 5 umwana arafunguka amere neza. Ni ibintu nzi neza, mubigerageze muzambwira. Hanyuma niryari noneho umuntu adashobora gukoresha ayi. Tungurusumu ntabwo wemerewe kuyifata igihe reka mbisome uko biri. Éviter l'ail avant et après une intervention chirurgicale a réseau des effets anticoagulants qui pourraient augmenter le saignement. Igihe uteganya kubagwa mbere na nyuma ntugomba gufata aye kuko ushobora kuva ntukame kubera ko ifitemo les effets anticoagulants. Rero ndumva ayi ifite ibintu byinshi, munyemere dusoreza video rero kuba ndende, nzayigarukaho dukomeze n'ibindi, ariko byibuze mwakoze kwa mukurikiye ibi kandi mukaba mugiye kubikora, mubikora uko nguko, mukurikize inama mbabwiye, muzambwira aye c'est un médicament magique, ikora ibitangaza. Mwakoze rero, ciao ciao.